Let's go. none se kubyukansiga hano bari abantu mwazanye ko bansi Cobby ntitaye ku masezerano nsezeranyije tubahirije nemeje n'umutima wanjye wose ko ntagomba kugusiga muri iri shyamba kabone n'ubwo nifatanije nawe ndashaka tuzatangira ubuzima bwiza nubwo twaba tudafite amafaranga sibyo kuko ntabwo muri kumwe okay nziyo n'ukuri reka nyine munanaziritsa kubera reka mbi umuhanga ariko iyo tuzi kubivuga tugeze mu rugo sibyo ngo nishaka kubyaruka ese mama turetse umutima nabitse urumva kumujugunya muri iri shyamba yazafashwa n'abana uramufashije umuhaye ubufasha si mama kumujugunya mu ishyamba si bo biratuma nta n'umuntu uri na hafi ngo aze kumukiza uramukijije aragukijije mama se mwaretse ibintu tukabiganirira mu rugo wese wari ufite gahunda wambabariye ubundi ni ikihe kibazo gihari kimwe reka tujye tunyuzamo tuvuge ko turi n'abantu ndabizera ziba sorry wari ubizi ko agiye kuza wari ubizi njye ntabwo nari bizi mwese uko ubizi ko nari nziritse hano mwana hano uzi n'urugendo ruri hano kugera ku muhanda urumva nari kuba navuganye nawe gute navugije induru mburabonye nta muntu uza nyine impitamo gucicika Imana igakora ibyayo kandi narafite n'ukuntu ufite umwanya wo guhangana nanjye ufite umwanya wo guhangana nanjye ufite umwanya wo guhangana nanjye okay si watuje ufite kwiganira mu rugo n'ukuri kandi bizinze ko yabuze n'igisubizo cyiza nababwiraga urabona njye ntatwite ariko mu mabyi ngibyo ntabwo bindeba rwose icyo nshaka Cobby subiza ikibazo nakubajije hagati yanjye na mama urahita mu ndi ibyo bintu biragoye waba reba ibintu byose tumaze kunyuramo ntabwo wareka agacemo n'umwanya umuntu akabanza kubitekerezaho ni ibintu bigoye pe kandi dufite umwanya sinzi ikintu kiri kukwirukansa urabona n'ibindi bibazo biba birimo ukitekerezaho ikise ndi kuvuga nyine kitari kumvikana ese ubundi utangiye kurya indimu deja n'ibyo kumva byose ntabwo ndi kubyumva kuko ntabwo nansubiza ikibazo nakubajije
ikintu kigoye mwana atari kumva uri kumitishamo ahubwo se ikintu kitumvikanamo hano ni iki kugira ngo usubize Maya reba ine yaba wowe yaba mama wawe sinzi niba mama yampaye ubuzima yansanze ahantu hatari heza kandi nawe nyine urabizi Jena yandika ibyo utakinatekereza utakinabyibuka Nandika ibi byose ukora ibyo utabyibuka ko naguhaye ubuzima Cobby wirengagije promise wagiye unsezeranya aka kanya zirengagije ntabwo nzirengagije ego turi gushaka igisubizo cya nyacyo kandi kiraboneka kuko n'ubundi ibintu byo si twebwe umuryango se tubirimo nyine usibye kukubabarira ibyo wankoreye bakora n'umwana wanjye ndumva nta kindi gihe narenzaho ibintu twakabitwaje gake kandi byanga bikunda twabonye igisubizo kandi kirambye kizima wowe nande mubona igisubizo wowe nande hano wowe n'amaya ahubwo siko gutwara ibintu gakeya ni nako indi izagenda gake ibyo siko noneho zibaye n'ebyiri reka nitekerezaho gatoya muri ibyo tubiye kuko ibintu muri kumbaza birimo birandemera nabuze ntabwo mwakumva ukuntu mbamerewe ibintu biragoye pe ntabwo sinzi kabisa ariko wambyariraga ikima meya mwana wanjye ibi bintu byose ubona ndi kurwana nabyo ni wowe ndi kurwanirira ndi kurwanira ejo hawe heza ndi kurwanira kuzabaho neza kwawe uburyo nakureze ubu ntacyo ntakoze ntacyo na kimwe ntatanze ngo ubeho neza nakwishyuriye amashuri meya icyo ntakoze ubwo nuko ntacyo nari nshoboye ntabwo nshobora gutuma ngewe ibintu byose twakoze cyangwa byose nakoze birangira kuri Cobby uyu Cobby uri kwirukanka hose afite iki ngaho utinyuka umbwire ni icyo afite uzabona umugabo mwiza ugukwiriye ufite amafaranga ufite buri kimwe cyose uracyari muto wifata ubuzima bwawe ngo ubushyire mu kaga wenda aka kanya ndi kukubwira ntabwo uri kunyumva ariko utekereje nawe ugatekereza ko bari ahangaha ari njye umutunzi kubw'amafaranga yanjye mfite wowe ufite icyo uzamutungisha urumva uzamutungisha iki wowe ubwawe wicaye ugatekereza mu mutwe wawe ugashyira mu bwenge bwawe ugatekereza ubona utari kwishyira mu kaga ushobora kubwira ngo utya ukavuga ngo mama ngo afite ibyo ari kurwanira mama yasaze njye ndi kureba kuri wowe kuko njye narakubyaye ngo ufitiye impuhwe nka mama wawe ariko aka kanya intekerezo zawe sinzi ibyo zirimo gutekereza ubwonko bwawe bwacuramye ahari icyo utabona ni iki cyumva ko ugomba kwirukanka inyuma ya Cobby maze
kamwihorere ni akazi kawe rwose pe kandi ibyo mba nkubwira biba ari byo ariko niba udashaka kunyumva aka kanya mu minsi iri imbere uzanyumva uzicara utekereza ugutuma mu byambwiraga n'ibyo kuba narazanye Cobby ntabwo nari muzanye ngo mukundane ntabwo nari muzanye ngo mukore ibidakorwa. Erega mama nanjye muramwifuriza ubuzima bwiza rwose ariko undi mugabo uri gutekereza muri wowe mwigumanire pe ariko ndekere Cobby wanjye arewe ariko sirika mubaze nk'ubu ndamutse mbana na Cobby wajya uza kudusura uje nka mama cyangwa nyirabukwe wajya uza kudusura uje nka ex wajya uza kudusura nkande ntabwo uretse ubushinzi cyangwa ubushinge waba urimo uretse ngira n'igihe ntekereza nkavuga ngo ni wowe nabyaye ni njye wakureze ubushege n'ubushinzi kuba Cobby yaraje hano byari bisobanuye ko ugomba kwishinza kuri Cobby nicyo kintu byari bisobanuye ku buryo ibintu biba bigeze aha ngaha nicyo kintu bisobanuye isubwirwe n'iki ko namwishinjemo wakoze iki wakoze iki ko nari ndahanga sinari mama wawe ugeza umbwira ikibazo cyabaye wakoze iki none ureba hano ibintu byose bigeze reba intambara itangiye aha ngaha muri uru rugo reba ibibazo bibaye muri uru rugo kubera wowe ntabwo hamwishinjije buri mwese cyangwa kabiri iri kubona ntawe uvuga nabi cyangwa ntabigutunganyiriza kugira ngo wakoze neza wowe uricara ukumva warakoze neza ntabwo hamwishinjije wakoze iki ni iki wakoze kimbwira icyo wakoze kitari ukwishinja uri ukunda bukore njya bimbabaza n'ibiki nzagerageza banze mubaze ubundi ubwo nkunda kangahe ku ijana ijana ku ijana okay izi kintu kimbabaza se ni igiki ni uburyo usamo n'uburyo dukundana kandi nyine mbana sinzi ntabwo mba numva nekanye nyine kubera mba numva isaha n'isaha nakubura ariko nibyo uri umusore ukeneye yakundanye n'umukobwa mwiza nkawe sinzi bisaba ko yikuramo ibintu byo gufuha hakiri kare isaha n'isaha wamubura bebe ni kuntekereza oya ariko buri musore wese yabitekereza kandi njye ni serious bangwire urabizi ndagukunze kuva kera kugeza n'uyu munsi ndacyagukunda yaza kubara amafaranga mba naragiye narabonye n'abandi naragiye ariko bebe ndimo ndashakisha akazi kandi njye nimbona ibiceri sinzi ariko nzi ko ibyo nzagukorera nyine bizabe nyine n'ubundi byose bizari ibyawe ariko nako kabura nyine ko gutekereza nyine uko nguko ariko nyine wenda reka twizere biri kuvuga urabizi se njye nizera ko umunsi tuzaba tumeze neza nyine n'ubu tumeze neza ariko hari igihe tuzaba tumeze neza ubu ntabwo tumeze neza ubu ngubu turi mu rukundo twunabyita turi mu rukundo rw'abatindi turi mu rukundo ariko ni rwo rwiza ni ukuvuga ngo nk'ubu turishimye hari abari gukundana batishimye hari abari gukundana babeshyanya kandi bafite amafaranga ahubwo twe nayo dufite turishimye ariko kubera Imana ugomba kuyabona urabizi ko icya mbere ari urukundo ndakunda baba I love you too ndamerekeza rero ko najya gushaka natugenda yeah Maya nta
ntabwo nkunda Cobby kuruta uko mukunda. Narakubyaye, narakureze, nababaranye nawe, ntabwo rero uyu nguyu ari wo kuza kugira ngo avange ubuzima bwacu. Ataraza twari tubayeho neza, twari twishimye, turi umuryango wuzuye, ntabwo yari uza kuza kuduhindura. Ntabwo nshobora gukunda uyu kuruta uko nkunda unabyara, ntabwo bishoboka. Ndagukunda, ni njye wakubyaye, ni njye wakwirereye, ndi mubyeyi cyo gukunda umugabo kuruta uwo nabyaye. Naba nararuhiye iki? Byaba bimariye iki? Kuba ataraza muri uru rugo bikoze umutwe twifitiye, tubayeho neza tunezerewe, ariko haraje ibintu byose birivangavanze. Ntabwo Cobby ari ukuza kutwicira umunezero cyangwa kutwicira urukundo twari dufitanye. Ntabwo bizakuraho ko ntakubyaye, ntabwo bizakuraho kuri mwana wanjye. Cobby ntabwo ari ukurangiza urukundo rwacu ruri hagati yanjye nawe. Umuntu araza akavangavanga ibintu. Ntiwumva se noneho mama, biranshimishije rwose pe. Erega nanjye uri mama wanjye kandi ndagukunda cyane rwose. Ntabwo Cobby ari uwo guhara urukundo rwanjye nawe. Ubu aka kanya umwanzuro ni umwe gusa, kutuvira mu buzima bwacu. Njye nawe turabyirangiriza, turamutsinda muri iki cyumba, tuzamwishyungurira, ntabwo ngubu azatunanira. Maze ibintu birangire rwa serare muri nonzi narangire hejuru y'uyu muntu umwe. Mama, uriteguye tubikore? Bikore rwose, ndagushyigikiye Maya, ndagushyigikiye, umve ngo ndagushyigikiye. Birabera muri iki cyumba, turamwishyingura, turamwihambira njyewe nawe, nta wundi muntu uzabimenya. Utazajyana n'abandi bantu bongera kwivangira mu buzima ukabababaza. N'ikindi gihe, iyi niyo finali y'ubuzima bwawe. noneho reka twigire ku kibazo cya kabiri. Ikibazo cya kabiri noneho tugiye kwishyira mu cyimbo cyo kuba ati iriya situwasiyo ikubayeho, sibyo? Wageze n'ubundi already bigeze aho bigeze, nyine wageze muri uriya rugo, byashwanye, byanze, urumva? Bashatse kukwica biranze, urumva ubwo uragarutse muri urwo rugo, sibyo? Utangiye no kurota nabi, ubona abantu baguteraniye bakwica. Ese ubundi hari ikintu wakora, ikintu kwemera ukamanika amaboko ugati n'ubundi amakosa narayakoze cyangwa bakirigarurira? Wagarutse muri urwo rugo, kuvuga ngo bamaze kumenya ko uri umusore, bamaze kumenya ko wateye inda umwana na nyina, nyine bitewe na situwasiyo mwanyuzemo twabonye. Bashatse umwana ashatse kukwica biranze, sibyo? Bakugaruye muri urwo rugo, wakemera kugaruka? Ubundi nicyo cya mbere, niba wakemera kugaruka wahitwara ute? Utabyemeye wabigira? turahera kwa Maya, tubwire. Ndi Cobby ntabwo nahagaruka. Kubera iki? Nta buryo na bumwe mfite bwo kuba nakwicara hagati y'amaso abiri cyangwa imitima ibiri yashatse kungirira nabi. Icyo nakora ahubwo ni uko nagenda nkaturonye cyangwa njya gushaka akazi nkabaho, nka perezida nk'imyaka nk'itanu, wa mwana yaravutse cyangwa abo bana baravutse,
nkongera guhura n'uwo muryango. ese ubundi urabona bishoboka ko ushobora gushakana n'umuntu mwabanje gucara muri za strakari bigakunda? Niye byanshobokeye. Ikirunga nawe cyakunda byakunda muranga we imiryango yaciye ikagihura webwe aho yaciye n'urwango imibanire Imiryango se ni ibiki ko mwahuye mwahuye. umuntu kagiye mwibariza ikibazo Birakunda rwose. yakunda cyane muri bari industry oya biki kuba urabona kuriya Bana maya mugabana umaze kurya umwana na nyina n'iki Kagaruka yabayeho kwiyunga mu giseyunga se uyunze nawe. ushobora kwiyunga n'umwana cyangwa kwiyunga na nyina gusa Kwiyunga n'umwana byashoboka. oya kwiyunga n'umuntu uwo ari we wese ari umwe byashoboka ari umwenda mugiye kwiyunga n'umwe muri bo byakunda cyane mukaba bagahita bikomeza bikaba umuryango ntabwo baho umuryango urumva se baba umuryango ntabwo baba rose umuryango kamundi bakamanza ngo bazi ikibazo kimwe nabaza umwana we yaba ari iki cya mama mama yaba ari umuzuku umuntu z'amasano aradufashe ibyo bintu badufashe muri comment nanjye bari abana ntabwo nzi ngo baba bapfana iki ni ukuvuga abo bana baravukana turi kurebera muri angre kuko ni ukuvuga ngo ubundi umwana afata kwasi ngo bivuze ngo abo bana baravukana kuri wowe sibyo noneho ubwo ikintu ahantu biza gucanganira ikibazo kiri ngo kwa nyina kiri ngo iyo miryango yahura yakwiyunga ku buryo iyo muryango ntabwo yakiyunga uko byagenda ikintu cyaba gihari cyo ni kimwe umuti w'icyo kibazo nta wundi ni uko abo bana bavuka sibyo bakarerwa cyakoze ikintu cyabaho 100% ibyo nizo kesi zijya zibaho ugasanga ikintu kibayeho umwana na nyina bo bakiyunga bakaba barera abo bana ariko kuvuga buri abagore bagira ikintu reka rero kuvuga ngo umwe muri bo waravuze ngo guze ngo mubane ariko nanjye ibyo aba bantu ahubwo umwana nyina ntabwo bakwiyunga uyu mwana nyina bari Ariko dukurikiza urukundo ruri hano wabonye ukuntu mama akunda Cobby n'ukuntu nanjye nkunda Cobby ibyo bintu bitandukanye ntabwo havamo kwiyunga nyina wiki kereka Cobby adahari cyokora Cobby wenda yarapfuye oya bakwiyunga cyambere cy'umuntu baniyunze bakiyunga bakajya kwishingira